Ndabashimiye inshuti mukomeje gukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripasi. Hari ikibazo gikunze kwibazwa n'abantu benshi, bagitekerezaho kandi bakakivugaho ku buryo butandukanye. Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo byaba iby'ubushakashatsi ndetse n'ibisigaramatongo biduha uduce duto tw'amakuru, ariko buri wese akijyana ku mujyo we. Ni ikijyanye n'imibereho ya Mariya nyina wa Yesu cyangwa nyina wa Yezu. Mariya nyina wa Yesu yaba yarabyaye abandi bana uretse Yesu? Ishingiro ku mateka, inyandiko za Bibiliya, mu nyandiko z'amateka ya Kiliziya, ubushakashatsi, teolojiya n'ibisigaramatongo. Reka iyi ngingo muri uyu mwanya abe ariyo tuganiraho. Ndishimwe Josue Maripasi. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni agati k'inkubirane kugira ngo tugere ku byiza. Turasa nk'aho turi mu gihe kidupfutse intekerezo, aho ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence rizamuka, iterambere ku rwego rwisumbuye. Turi mu kinyejana kirimo abantu bazi ubwenge kurusha abandi bose bigeze babaho, ariko giteje impagarara n'impungenge kuko turi no mu kinyejana amakuru yandagaye kurusha ikindi gihe cyose kigeze kubaho. Ni iyihe mimerere tugomba kwifata no kumenya ukuri? Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Bazamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Igihe cyose abantu biga ku buzima bwa Yesu cyangwa Yezu Kristo, ikibazo gikunzwe kwibazwa ni iki: ese Mariya nyina wa Yesu yaba yarabyaye abandi bana nyuma ya Yesu? Iki kibazo gishingiye ku magambo yo muri Bibiliya agaragaza abavandimwe ba Yesu ndetse n'ukuntu amatorero atandukanye asobanura aya magambo. Yaba ari inyito itangwa na buri muntu bishingiye ku myemerere ye? Mu by'ukuri ni iki Bibiliya bivugaho? Muri Bibiliya hari aho bavuga abavandimwe ba Yesu mu buryo butaziguye, nko muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 55 kugeza ku wa 56. Baravuga ngo uyu si wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo, Yozefu, Simoni na Yuda? Kandi bashiki be se ntibari hano? No muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 3 baribaza ngo uyu si umubaji, umwana wa Mariya, na murumuna we Yozefu, Yakobo, Yuda na Simoni? Kandi bashiki be ntibari hano muri twe? Yohana nawe igice cya 7 umurongo wa 5 yaranditse ngo kuko n'abavandimwe be ubwabo batamwemeraga. Inyandiko nyinshi zo muri Bibiliya zo zerekana amazina kandi zikavuga ko yari afite n'abavandimwe, ariko dushobora kwibaza ni abavandimwe ku ruhe rwego? Abavandimwe be nk'uko Bibiliya bivuga muri izo nyandiko ni Yakobo, Yozefu, Simoni, Yuda cyangwa Yuda wa Yakobo. Hari n'abo bavuga bashiki be, ariko amazina yabo ho ntago agenda agaragara. Ibi byo dushobora no kubishingira ku mico y'Abayahudi bo muri icyo gihe, kuko abagabo nibo babarwaga. Wasangaga abagore n'abana rimwe na rimwe bashobora kubiyibagiza. None ni iyihe mpamo koko y'ukuri? Mbere yuko dusobanukirwa ukuri cyangwa icyo inyandiko zibivuga, reka turebe ubwo busobanuro mu buryo bw'amadini 3 atandukanye cyangwa imyemerere 3 ibangikanye yo uko ibivuga. Uburyo bwa mbere, reka duhere kuri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika yemeza ko Mariya yagumanye ubusugi bw'ubuzima bwe bwose, ni perpetual virginity of Mary. Abavandimwe ba Yesu cyangwa Yezu basobanurwa nk'abavandimwe be mu muryango, aba cousins. Mu Kiyahudi nk'uko ijambo ry'Ikigiriki adelphos ribivuga, byashoboraga gusobanura abo mu muryango ariko atari abavandimwe ku buryo buziguye. Bivugwa ko abana Yozefu yabyaranye n'undi mugore mbere yo gushaka Mariya, nk'uko bivugwa mu nyandiko ya Yakobo wa mbere, Proto Evangelium of James, by'umwihariko ni izanditswe mu kinyejana cya 2.
ni ubushakashatsi bundi bushya. Muri Kiliziya Gatolika ishingiro ry'ukuri rihari, Mariya yakomeje kuba isugi, ntiyigeze kongera kubyara undi mwana. Ku ngingo ya kabiri reka turebe Abaprotestanti. Amatorero menshi y'Abaprotestanti asobanura ko aya magambo asobanutse mu buryo busanzwe. Ibi bivuze ko Yesu yari imfura, hanyuma hakavuka abandi bavandimwe be kuri nyina mu buryo bw'amaraso. Bashingiye kuri izi nyandiko inyinshi twabonye hejuru, hari nk'iri muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 55 kugeza kuri 56, aho bibaza ngo uyu si umwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya na bene se, si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda, kandi bashiki be ntibahari? Bikanahuzwa nanone n'iyo ngingo by'umwihariko yo muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 5, kuko bavuga ngo kuko n'abavandimwe be ubwabo batamwemeraga. Uyu si umubaji, umwana wa Mariya na murumuna wa Yakobo, Yosefu, Yuda, Simoni, kandi bashiki be ntibari hano muri twe? Abaprotestanti bo bahamya ko ubuzima bwakomeje nk'ibisanzwe, Mariya yabyaye abandi bana. Igice cya gatatu twarebaho ni ubw'Abarotodokse. Abarotodokse benshi basobanura nk'Abagatulika abavandimwe ni abana ba Yosefu yakuye ku wundi mugore, kuko bavuga ko Yosefu yashatse Mariya akuze, ndetse mu nyandiko zimwe babigaragaza nk'uwari kwegera imyaka y'ubusaza. Bashingiye ku nyandiko z'amateka ya Kiliziya bemeza ko Yosefu yari afite abana mbere. Ariko se koko ni iyihe mpamo y'ukuri kuri iyi ngingo? Reka twerekeze amaso yacu ku bushakashatsi bwa teolojiya n'amateka, by'umwihariko mu gace Yesu yavukagamo n'ibisigaramatongo. Mu muco wa Kiyahudi amagambo akoreshwa mu rurimi rw'Igiheburayo cyangwa Icyaramaya ni ururimi kavukire rw'abaturage bavugaga na Yesu cyangwa Yezu yavugaga. Ni ubwoko runaka bw'Ikiyahudi kivanze gikunze gukoreshwa n'abo ku nzego ziciriritse cyangwa bo mu buzima busanzwe atari abasirimu. Abaturage b'i Nazareti na za Galilaya abenshi nicyo bavugaga abatarize. Muri urwo rurimi rw'Icyaramaya abavandimwe byashoboraga kuvugwa mu buryo bubiri. Ni abavandimwe nk'abagenzi bawe mu buryo bw'amasano, cyangwa nanone bagenzi bawe mu buryo bw'amaraso bwagutse kandi bw'ukuri. Gusa hari ijambo ryakoreshejwe mu nyandiko z'umwimerere. Icyo gihe hari amagambo agera kuri 2 asa. Izi mvubura zivugirwa rimwe ash cyangwa ak, mu Giheburayo ash cyangwa mu Cyaramaya aka. Yashoboraga kuvuga murumuna cyangwa mushiki cyangwa umuturanyi ukomeye n'undi muvandimwe wawe, nk'uko nshobora kubasuhuza mbabwira nti bavandimwe ariko tutaziranye tutaranahura. Ariko se mu by'ukuri ni iki inyandiko za mbere za Kiliziya n'ibindi bivuga kuri iyi ngingo? Hegesippus mu kinyejana cya 2 yanditse ko Yakobo yari umuvandimwe wa Nyagasani, ni umwana wa Cleophas. Ubwo tubonye indi sano y'umuvandimwe noneho wa Mariya, ariko witiriwe bikaba nk'ahari umuvandimwe wa Yesu. Uwitwa Eusebe wa Cesariya mu kinyejana cya 4 yemeje ko abavandimwe bashobora kuba bene wabo wa Yesu. Ibivuze ko Mariya yabyaye abandi bana. Protovangelium of James, niya nyandiko twavuze ya Yakobo, ivuga neza ko Mariya yagumanye ubusugi, ikavuga ko Yosefu yari afite abana mbere yo kubana na Mariya. Ariko se n'ubuhe bushakashatsi bw'iki gihe kandi bushimirije bubivugaho? Abashakashatsi nk'uwitwa Raymond Blow n'uwitwa James D.G. Duna bagaragaza mu gusobanura ijambo Adelphos nk'abavandimwe b'amaraso ari byo bisanzwe mu Kigiriki, ariko bemera ko mu muco wa Kiyahudi bishobora gusobanura na bene wabo. Na n'ubu ntibirumvikana neza mu mujyo w'ukuri ko icyo twafata Mariya yabyaye abandi bana cyangwa yakomeje kuba isugi. Reka turebere igisubizo mpamo kuri iyi ngingo. Ubundi ni iki gitera impaka abantu mu gusobanura byinshi kuri iyi ngingo? Impamvu iki kibazo kitajya cyumvikana cyangwa ngo kirangire, amagambo ya Bibiliya asobanuye mu buryo bubiri. Imico yo muri icyo gihe
yatumaga ijambo rimwe rigira ubusobanuro bwinshi. Ikindi kintu cya kabiri, icyubahiro Mariya yahawe mu madini amwe gituma baharanira kumurinda kugira undi mwana. Ikindi kintu cya gatatu, ibyo abantu bemera ku busugi bwa Mariya bishingiye ku nyigisho z'itorero kurusha kuba inyigisho z'inyandiko. Mu isesengura rusange, ku rundi ruhande rw'ubumenyi bwa Bibiliya, amagambo yanditswe mu Kigiriki adelphos asanzwe asobanura abavandimwe bafukiye hamwe. Ibi bishobora gutuma abantu bakeka ko Mariya yabyaye abandi bana. Ku ruhande rw'amateka ya Kiliziya, inyandiko nyinshi za mbere zisobanura ko abavandimwe be ari bene wabo cyangwa abana ba Yosefu. Ku ruhande rwa teolojiya, inyigisho ku busugi bwa Mariya yateye ikibazo. Icyo twavuga kuri iyi ngingo, Bibiliya ivuga amazina y'abavandimwe ba Yesu cyangwa Yezu. Ikindi, ibisobanuro bishobora gutandukana bitewe n'ukwemera, imico n'uburyo abantu bateganya kubaha Mariya cyangwa se Mariya bamufata. Abashakashatsi b'ubu bemeza ko hashobora kuba impamvu ebyiri: Mariya yabyaye abandi bana nk'uko abaprotesitanti babivuga na Bibiliya ibyandika. Ikindi kintu cya kabiri, abo bavandimwe bavugwa bari bene wabo cyangwa abana ba Yosefu kuri Mariya. Mu mvugo yahuranyije bijya bigora cyane gufata umwanzuro ku ngingo zimwe na zimwe. Mu mateka y'iyobokamana, amagambo amwe ashobora kuvuga byinshi. Icyo twita ukuri gishobora kuba ikimenyetso cy'uko twese dufite uburyo bwo kumva inkuru. Niba Mariya yarabyaye abandi bana cyangwa atarababyaye, icyo twese duhuriraho ni uko yabaye umubyeyi w'udashidikanywaho mu rukundo, umucunguzi, uwahaye ukwizera n'agakiza isi binyuze mu rupfu rwe. Yesu cyangwa Yezu Kristo. Mariya, umubyeyi wahiriwe. Muri comment section dusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo, uko ubyumva n'impamvu fatizo zawe. Niba utarakora subscribe, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari w'intekerezo nzima n'ubumenyi. Ibuka ko ubuzima ari wo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'icyo waburutisha? Ubuzima bwo mu mutwe n'intekerezo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ndishimwe Josue Maripasi. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe, nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe, ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza, mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi
n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze fungura idirishya rishya none urebe indi paje nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions. Ikoranabuhanga niwo muyoboro uyoboye isi irihuta cyane. Iterambere ry'ubwenge bukorano Artificial Intelligence AI rirafata indi ntera, kandi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga niwo muvuno wagufasha kugera ku byiza none. Icyambere rero ni ukubishyira mu mashuri no kubigira iwawe kugira ngo ugire ubuhanga bwisumbuye waha umwana wawe ndetse n'abandi bose. Ibintu biragenda bihinduka cyane kandi bikagenda biba mpuzamahanga, bigakwira hose. Ubu si ngombwa ko byose bisaba kuba uhari, bisaba gushyira ibintu by'ibanze mu mwanya wa mbere nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubundi ibintu ukabiha umurongo. Niba urimo wigisha cyangwa utanga amasomo cyangwa ubumenyi ku banyeshuri n'amatsinda y'abantu, ubu si ngombwa ngo utange amakuru kuri buri kintu cyose. Aba ari ingenzi cyane kubaha amakuru y'ibanze, maze nabo bakagira imvumburamatsiko. Nanone si ngombwa ngo ukore buri kimwe, kuko mu ikoranabuhanga ubereka umurongo, buri wese akazamura ubuhanga bwe mu kwikorera icyo ashoboye. Si na ngombwa kugera kuri buri wese umwerekera icyo agomba gukora, kuko ikoranabuhanga riba ryabikemuye. Hari umuvuno wahindutse mu byerekeye imyigishirize. Ubuzima bwarahindutse binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byaryo. Urugero, gutunga ibikoresho by'ishuri bisaza kandi bikangirika bishobora kuba ikintu kidakwiye muri iki kinyejana, kuruta gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha buri wese kuzamura ubumenyi bwe. Uko ikoranabuhanga rigenda ryihuta, bisaba kuba uri kumwe n'abahanga bagufasha kuboneza ibijyanye naryo kugira ngo nawe ube nyambere mu iterambere. Ubu ntibisaba amakayi y'umurengera menshi n'ibindi bikoresho byakuvunaga ibitugu. Andika Tech igufite ibikoresho byinshi bya electronique byafasha umwana wawe cyangwa umunyeshuri kwiga neza akazamukana ubuhanga mu byerekeye ikoranabuhanga. Magara 078 50 4 99 2. Wanadusura aho dukorera Gikondo Merezi ya 2 munsi ya station ku muhanda ugana ku Bagide. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn ukoresheje izina Andika Tech.